Kuva mu mwaka wa 2015 u Rwanda rwatangije gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu gihugu Made in Rwanda program. Iyi gahunda igamije gushyigikira iterambere ryihuse kandi rirambye ku nganda zo mu gihugu, zaba inganda nto, iziciriritse n'inganda nini. Mu byibandwaho hatezwa imbere ibikorerwa mu Rwanda hariho gushyiraho politike zorohereza ishoramari no gufasha ibicuruzwa by'imbere mu gihugu gupiganwa ku masoko, gufasha inganda kubona aho zikorera hajyanye n'ibisabwa, kugira ibikoresho bigezweho kandi byujuje ubuziranenge, ikoranabuhanga ndetse no kubaka ubushobozi bw'abakozi, haba mu bijyanye n'ubumenyi bwigwa mu ishuri ndetse n'ibikubiye mu mabwiriza y'ubuziranenge agenga itunganywa ry'igicuruzwa runaka. Ni muri urwo rwego mu mwaka wa 2017 Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge yatangije gahunda yazamukana ubuziranenge. Ndetse ni imwe mu nkingi z'iyi gahunda igamije gufasha inganda kubaka ubushobozi bw'abakozi n'imikorere izifasha kugera ku buziranenge bwifuzwa. Iyi gahunda rero zamukana ubuziranenge tumaze hafi umwaka tuyishyira mu bikorwa. Iyo gahunda akaba ari gahunda yaje igamije guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, ariko tukibanda cyane cyane ku nganda kubera ibibazo twagiye dusanga biri muri izo nganda. Iyi gahunda rero zamukana ubuziranenge mu by'ukuri ifite aho ihuriye na Made in Rwanda program, kubera yuko ireba inganda z'imbere mu gihugu kandi ikanafasha kongerera ubushobozi izo nganda gushyira ku isoko ibicuruzwa byujuje ubuziranenge kandi bishobora gukoreshwa ari ku isoko ry'imbere mu gihugu ndetse no ku isoko mpuzamahanga. Nyuma yo kugena ibyiciro by'inganda na serivisi zizaherwaho ziherekezwa mu rugendo rugana ku buziranenge bwifuzwa, Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB bafashije inganda kubona abarangije kaminuza mu bijyanye no gutunganya ibiribwa, bahugurwa ku mabwiriza y'ubuziranenge ndetse boherezwa mu nganda kugira ngo bazifashe kubaka imikorere isabwa n'amabwiriza, gutanga inama ndetse no gusangiza ubumenyi abakozi. Twatangiye ku cyiciro cyo kureba inganda zikora ibiribwa, ubushobozi zifite kugira ngo zibashe guha isoko ry'imbere mu gihugu ndetse n'iryo hanze ibicuruzwa byujuje ubuziranenge. Aha rero ntitwashoboraga kubikora twenyine nka RSB, cyangwa se tumaze kureba izo nganda ibibazo zari zifite twasanze nazo zitabikora zonyine. Aha rero twabashije guhuza abo banyeshuri, mbita abanyeshuri nubwo bwose baba bararangije amasomo, kubahuza n'inganda kugira ngo bakemure bya bibazo biri mu nganda nahoze mvuga bijyanye n'ubumenyi. Abo banyeshuri bo bazazana ubumenyi buhagije, hanyuma inganda zo zisanzwe zifite ibikoresho bikwiye kugira ngo bakore ibicuruzwa bimeze neza kandi byujuje ubuziranenge. Aha rero icyo twarebye cyane cyane ni abakozi bafite ubushobozi, ni uguhuza abarangije kaminuza ndetse n'izo nganda kugira ngo izo nganda zibone abakozi bafite ubumenyi n'ubushobozi. Aha ngaha twavuga hari ugutunganya ibiribwa, ariko hari no gukoresha imashini zitandukanye ziba ziri muri izo nganda. Aha rero udafite ubumenyi ntabwo uruhande rwabasha gukora igikwiye. Aha rero twizera neza yuko aba bagiye muri izi nganda bakomeza kuzifasha, kuko n'umusaruro turawubona umunsi ku wundi ku bicuruzwa bihabwa ibirango by'ubuziranenge. Ibyo bicuruzwa tubona igihe byamaraga kugira ngo cyinjire muri process ya certification, cyangwa se muri uru ruhererekane rwo kugira ngo babone ibirango by'ubuziranenge, uyu munsi bitwara igihe gitoya ugereranyije n'icyo byatwaraga icyo gihe nta bumenyi buhagije buhari. Tukaba twizera rero yuko nidukomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa bacu, aha ndavuga Minagri, ndavuga RDB
bo badufashije cyane cyane guha icyo twakwita ngo ni inyoroshyo kuri kuri abo bavuye muri za kaminuza kugira ngo bagere nibura aho ngaho izo nganda ziri. Ibyo rero tukaba tubonamo igisubizo, kuko iyo ugereranyije inganda zabakiriye n'inganda zitarabakira ubona ikinyuranyo ni ikihe? Ni uko inganda zakiriye abo banyeshuri bahawe ubumenyi ku bijyanye n'amabwiriza y'ubuziranenge no kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'ayo mabwiriza mu ruganda. Ubona yuko barihuta mu kubona ibyo birango kurusha babandi batarabakira. Aha rero tubona icyo ari igisubizo ku nganda zacu mu rwego rwo gukomeza gutera imbere. Nk'uko umuyobozi mukuru wa RS babigarutseho, ubumenyi budahagije ni imwe mu mbogamizi zikomeye inganda zo mu Rwanda zigihura nazo. Mu gukemura iki kibazo, abarangije kaminuza n'amashuri makuru babanje guhugurwa ku bisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge mu gutunganya ibiribwa. Aya mahugurwa atandukanye n'asanzwe atangwa, ahangaya akaba ayo twita ateguye ashingiye ku bikorwa by'abandi bakora mu nganda. Ni ukuvuga ngo byari ibikorwa, ntabwo yari amahugurwa. Twagomba gukora ayo mahugurwa tukigisha abantu uburyo ibintu bikorwamo. Ni ukuvuga abantu hano bashobora kuba barakoze ibintu bigera kuri 12, ibyo bintu nibibasha kugenda akatwara akageza mu ruganda rwe agakomerezaho. Ni ukuvuga tubaha bakoreye umurongo noneho ibyo agomba gukora. Tumaze kuwukora nibwo bazajya kubahiriza. Noneho muri iki cyiciro cy'abantu murabizi, mu nganda tugira abantu batandukanye bakoramo. Harimo abakora mu gutunganya ibyo biribwa, bakora amamashini cyangwa bakora na karite cyangwa bashinzwe production. Abo nibo twatumiye, twifuzaga ko hayo mahugurwa kugira ngo habeho ikintu nakwita consistence mu bijyanye na production. Wabashangaga uyu munsi fromage imeze tya, ejo bundi imeze tya, ejo bundi iteye kwayo. Iyi gahunda rero yari igamije kugira ngo bakore ibintu bifite ireme ariko bibaganisha mu kubona ibirango by'ubuziranenge, by'umwihariko ikirango cya HACCP. Ubu bushobozi rero tukaba tushaka kubukora mu gihe navuga ko mu byiciro nka 3. Iki cyiciro cya mbere kikaba ari cyo kubagaragariza ibisabwa, tukubaka umurongo twafata kugira ngo bizakoreke. Ubu bagiye kubishyira mu bikorwa mu gihe cy'ukwezi. Nyuma y'ukwezi nibwo tuzagaruka tukajya noneho ahandi mu ngana kureba uburyo bakomeje gukomeza wa murongo, aho bakeneye ubufasha nihe tukabafashiriza aho ngaho ku ruganda tuganisha kuko bazabasha kubona ibirango by'ubuziranenge. Nyuma yo guhugurwa, abarangije kaminuza bashimye ubumenyi bahawe ndetse boherezwa mu nganda kugira ngo bazifashe kubaka imikorere myiza isabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge mu bikorwa by'inganda bya buri munsi. Abayobozi b'inganda bashima cyane iyi gahunda kuko ibafasha kunguka ubumenyi no kunoza imikorere. Ku bijyanye no gutunganya ibi byo dukora byujuje ubuziranenge kuri HACCP, cyane ko twanahuguwe uburyo ikora, ndahamya ntashidikanya neza ko ku bushobozi bwacu nubwo tutaragera ku ruganda rwacu tugiye kuyitangira tuyikoresha, kuko ni ibintu bya mbere byabanza kudufasha mu ruganda rwacu ndetse no kubasha kumenya produit dukora, ese ni produit zimeze zite, ese ni ibihe duhereza abantu byujuje ubuziranenge, kugira ngo natwe tugende tuzamuka buhoro buhoro, cyane ko uruganda rwacu ntabwo ruragera mu buryo bwo kugira S-mark. Yantekereza neza ntashidikanya ko tubonye iyo HACCP byanadufasha kuzamuka tukanabasha kubona icyo cyangombwa cyujuje ubuziranenge cya S-mark. Iyi gahunda yo kuhuza ibikorwa by'abavuye muri kaminuza, barangije muri kaminuza ndetse n'ibijyanye n'inganda, numva icyo izafasha ngewe abanyarwanda muri rusange ndetse n'inganda, icyo bizadufasha nuko tuzabasha gusohora ibiribwa produits zujuje ubuziranenge kugira ngo tubashe kwirinda ko hari abo byagiraho ikibazo, kandi byabasha kugira ngo duhaze n'isoko ryacu nko mu Rwanda, ndetse tubashe no kugira uburyo twasagurira amahanga kugira ngo ndetse n'ibikorwa ni produits zacu zizerwe ku rwego navuga rw'amahanga. Impinduka zifatika ziragaragara kubera yuko abakozi twari dufite
mu gihe nka bamwe bagombaga kujya mu gukora foromaje muri production byabasabaga ko n'izo dokima abo banyeshuri badufashije nabo bagomba kujya kuzikora, ugasanga asa n'uri kuvanga imirimo. Aho baduhereye uwo mukozi usanga hari impinduka yagaragaye kubera yuko ari uwo mukozi wahuguwe n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge, ari n'umukozi uri muri production, buri wese abasha gukora imirimo ye neza. Bityo rero byatumye dutera n'intambwe nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge kiduha SMAC. Ubu tukaba dushaka no kubona ikirango cyitwa HACCP kigaragaza imikorere yacu uhereye kuba twakiye amata kugeza foromaje isohotse, bigatuma rero tuzatera intambwe bitewe n'ayo mahugurwa yahawe umukozi ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge cyaduhaye avuye mu ishuri yarabyigiye koko. Mu buziranenge ntabwo baguha icyangombwa cy'ubuziranenge utagaragaje inyandiko zigaragaza imikorere yawe n'ibyo ukora. N'ibyo rero bakunda gukoraho cyane bakabitegura, kubera yuko mu buziranenge bazaga baje kugenzura, ugasanga bari kugenzura ibyakozwe n'aba bakozi basanzwe mu ruganda. Iyo baje rero baje kugenzura umuntu bahuguye, nawe bari kugenzurwa bareba niba ibyo bamuhuguyemo yarabikurikije. Ugasanga rero uburyo gukurikirana imikorere ye n'icyo yagezeho biboroheye, bigasanga rero biratandukanye ku buryo bugaragara. Hari byinshi byakorwaga ariko ntihabeho kubikurikirana. Urugero nk'inyandiko cyangwa records dukoresha twakira ibintu, urugero nk'amata, ibyo byose tugomba kubikurikirana neza kugira ngo nyuma habaye n'ibibazo byabikomokaho kugira ngo tubashe kubona igaruriro. Inyandiko turazisanganywe, ahubwo turi bugenzure koko niba dukurikije n'ibwirizwa, niba byose byuzuje ubuziranenge cyangwa niba ari byo dushobora gukosora tukongeramo. Nk'uko byagenwe mu gushyira mu bikorwa gahunda ya zamukana ubuziranenge, ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB gikurikirana inozwa ry'imikorere mu nganda, kigafasha kujya inama mu gutunganya inyandiko z'uruhererekane rw'ibikorwa by'uruganda nk'uko zisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge mu ruganda, kuko kwandika ibyo uruganda rukora n'uburyo rubikoramo ni imwe mu ngingo z'ingenzi zishingirwaho hemezwa ubuziranenge bw'imikorere y'uruganda ndetse n'ubw'igicuruzwa cyakozwe n'uruganda runaka. Ibintu byose bifite imibare, bifite ibikorwa, kandi ibyo bikorwa bifite ikibiteganya n'amabwiriza y'ubuziranenge. Dufate nk'urugero, hano hari foromaje iba yakozwe, kugira ngo ihinduke gute habayeho uruhererekane rw'ibikorwa bizira inenge kugira ngo igere hano ko ubibona hano. Hari mu ruhare rw'umukamyi, yazanye amata meza ate? Amata yazanye yari afite umwimerere umeze ute? Ntabwo amata afite matière grasse cyangwa se fat ya 2.5 ashobora kuvamo foromaje imeze gutya. Muri litiro 10 nimba tugomba kubonamo ibiro 6, ashobora kuvanamo ibiro 2, arahomba. Kubera iki? Bamuhaye amata atuje rya reme riteganywa n'amabwiriza y'ubuzima kugira ngo abashe kubona foromaje ya good. Ni ukuvuga ngo uyikora hariya nawe hari ibintu yifashisha, hari ibipimo agomba gukora, agomba guteka amata ku gipimo runaka kugira ngo mikorobe zivemo. Ibyo bipimo rero iyo bitageze nk'uko mwabonye tubimanika, ni ikibazo kuko foromaje yanyu izaza irimo za mikorobe, nanone iba yateza ibibazo ubuzima bw'abantu. Nyuma yaho nanone, nyuma yo guteka mwabonye ko hari igipimo runaka tugomba kumanaho ubushyuhe bw'amata kugira ngo ya mvuzo tuza gushira mu mata ibashe kuba yatanga umusaruro ku gipimo cyo hejuru. Bivuga ngo ushobora kuyashiramo, za mvuzo ushobora kuzishiramo ariko ukazishiramo ku bushyuhe butari bwo, nanone wa musaruro wifuzaga ntubone. Iyi foromaje ifite navuga matière grasse byibuza 96.8%. Kugira ngo uyibone ntabwo ushobora kuyibona mu mata afite matière grasse ya 2%, ntabwo byashoboka. Uzabona 75, icyo ugiye ku isoko ntabwo uzayikwemerera, kuko ushaka kwikoresha nawe mu maresitora, kwikoresha kwa kundi barya nimugoroba muri wa mugoroba abantu bishimiye ibirori, abashaka ikintu ashira kuri ryinyo kumva kirategenyera, ariko ntabwo akeneye kurya foromaje imeze nka yawurute. Ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo nahanga aho bazigushiramo kugira ngo zikure neza, zitange ya mpumuro yifuza, bwa buryohe bukenewe. Iki cyumba zikorerwamo kigomba kuba kiri ku bipimo bikurikiranwa umunsi ku wundi, kuko kiranamuka bya bipimo bitakaye ishobora kuyenga, ishobora gukura ikabora kuruta uko yagakura kumenywa ngo imere neza, cyangwa se nanone igahindura ibara, aho kugira ngo ube nk'uko uyibona igahinduka icyatsi.
nta muntu rero wajya kurya foromaje y'icyatsi atari byo specification zakozwe. Ni ukuvuga ngo ibyo bipimo bidufasha kugira ngo rwa ruhererekane rwa bya bikorwa bizira inenge aribyo bizatugeza kuri iki gicuruzwa cya nyuma tuyizera ko cyajya ku isoko kigahangana n'ibindi kandi kikaryohera abantu. Ndabanza gushimira RSB, ni ikigo kidushigikiye kugira ngo tubashe kugira product zifite quality zujuje ubuziranenge. Ubushize twakoze amahugurwa, ayo mahugurwa twagiye tubonamo ibintu bitandukanye, twagiye tubonamo amasomo atandukanye ku buryo yadufashije ku bijyanye n'ubumenyi. Twavuye muri ayo mahugurwa baduhaye inshingano z'uko tugomba gutegura amabwiriza agenga ubuziranenge mu ruganda rwacu, ku buryo niba twategura amabwiriza agera kuri 5, ayo mabwiriza twarayateguye kandi koko twashikirije ubuyobozi bwa RSB. Niyo mpamvu mubona turi hano mu ruganda badusuye baje kureba koko niba ayo mabwiriza twarayateguye koko niba tuyafite turimo kubishyira no mu bikorwa. Muri make uruganda rwatangiye hari imbogamizi nyinshi. Imbogamizi zirimo hari impande zombi, haba ku ruganda nk'abakozi cyangwa se no ku kijyanye n'aborozi. Wasangaga aborozi bafite ikibazo cy'imyumvire ku kijyanye no kwita ku matungo yabo. Icyo kibazo rero cyari ikibazo gikomeye kuri Burera Dairy, no ku bakozi ba Burera Dairy nabo kasanga bafite ikibazo cy'ubumenyi buke ku bijyanye n'ubuziranenge. Ibyo rero ni uko ngo twasize imbaraga cyane ku borozi, tumaze kubaka aborozi, tumaze kubigisha uburyo ki bagomba gukama inka zabo, uburyo ki bagomba kuzigaburira no kubaka ibiraro, uburyo ikiraro kigomba kuba giteye, noneho n'uburyo ki bagomba kuzigaburira, n'uburyo ki bagomba kuzikama, n'uburyo ki noneho ayo mata agomba kuva ku borozi aza ku ruganda. Noneho tuza kugaruka noneho no ku bakozi b'uruganda cyangwa se abakozi ba Burera Dairy, nabo tubahereza amahugurwa tubifashijwemo n'ikigo gishinzwe ubuziranenge. Impact irahari muri urwo rugendo rwose. Ubu ngubu no kuvuga ngo ari ku gice cy'aborozi umukamo urimo kugenda wiyongera bitewe nuko noneho bafite isoko ni rinini. Burera Dairy ntabwo navuga ko itafata amata yose muri Burera Dairy. Dufite ubushobozi bwo kwakira amata yose muri Burera Dairy ku buryo noneho abaturage bazi neza ko bafite isoko rihoraho. Hanyuma noneho ku kijyanye na bitewe n'ayo mahugurwa twagiye duhabwa na RSB, abakozi ba Burera Dairy bashize imbaraga noneho mu kugira ngo bakore produit zifite ubuziranenge. Ibyo rero bikadufasha ku buryo nibura iyi HACCP mpamya ko Burera Dairy niramuka iyibonye hari impinduka nyinshi zizabaho kuri Burera Dairy ku bijyanye cyane no kwaguka kw'isoko. Ubundi twari dufite S-Mark, twari twemerewe gusa gucuruza hano mu gihugu imbere, ariko none tumara kubona HACCP tuzambuka imipaka ku buryo noneho hari amadevize azinjira bitewe n'ibicuruzwa bya Burera Dairy. Kubaka ubushobozi ntibirangirira ku nganda gusa, kuko iyi gahunda inareba abatanga serivisi zo gutunganya ibiribwa, kubigemura no kubigaburira abantu mu rwego rwa za hoteli, resitora n'ibindi bigo. Twanogeje imikorere na serivisi ziri kugenda neza, ko uyu munsi twatangiye gushyira mu bikorwa amabwiriza y'ubuziranenge. Turabona bigenda neza rero, kuko nk'uyu munsi turi kubona komantere cyangwa se abakiriya batubwira ko ibintu byahindutse kandi hari ibintu bigaragara byahindutse. Niyo urebye mu biryo baryaga mbere ubona byarahindutse cyane. Ubu rero ndumva bifite akamaro gakomeye kandi biragaragara ko hari improvement. RSB yaduhaye umunyeshuri, turi gukorana, turi gufasha gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza y'ubuziranenge twavugaga, no gufasha abakozi kugenda byose bagenda babishyira mu bikorwa ibyo bagiye bahugurwa. Tubona rwose ari kudufasha kuko kandi bikakorwa mu gihe gitoya cyihuse. Aradufasha cyane. Ikibanze twakoze kuva twagera ahangaha, twatanze amahugurwa ku bakozi bose kugira ngo bamenye isi ya HACCP ni iki. HACCP nko muri hoteli uretse n'ahandi hose
ntabwo ikorwa n'umuntu umwe gutya niba njye mbizi umutwe wanjye ntabwo nzaba ndi mu gikoni buri gihe ntabwo nzaba ndi hano muri stoke ntabwo nzaba ndi muri restaurant nzabikorodona wenda nibyo ariko uwo muntu uhari uri kuri tele niwe uzabishyira mu bikorwa ubwo rero umuntu abanza kubahugura akababwira ibyo ari byo akababwira ibyo basabwa kugira ngo babyumve neza hanyuma yaho ugategura amadokima kuko ibyo kubibabwira akayifata mu mutwe ntabwo bihagije agomba kugira reference ukamwereka ibyo agomba gukora ukamwereka n'aho byanditse mu gihe asobwe akaba yagira akareba uko bimeze urumva hari parite ebyiri zimaze gukorwa by'umwihariko gutegura amadokima azaba agaragaza hasabu kwikorwa muri hoteli no guhugura abakozi none akaba indi parite twatangiye ko tukirimo neza yo gutangira kwishyira mu bikorwa bya nyabyo ari utangira ukareba gufata ikodi za buri hantu hose uzakira imbuto zimeze gute inyama uzakira zimeze gute ukajya mu gikoni ukabwira uburyo bwo guteka ntabwo uzinjiramo ngo uvuge ngo bateka inyama gutya bateka ifiriti gutya kuko wiwize hoteli niwe ubizi ariko uzamufasha kureba kubikorana isuku ku buryo abishyira umukiriya bimeze neza kubaka ubumenyi ni inkingi ikomeye yo kunoza imikorere kugera ku buziranenge bwifuzwa no kubusigasira dushimangira icyerekezo cyo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Hazaba hari iby'ingenzi biherwaho kugira ngo iki kirango gihabwe uruganda runaka cyangwa se igikoresho runaka kigomba kujya ku isoko. Aha navuga cyane cyane ibijyanye n'umwimerere. Igisabwa cya mbere icyo gicuruzwa kigomba kuba ari umwimerere wa nyirawo atari ibyo yavanye hirya no hino yakopeye hanze ahubwo bifite umwimerere ibyo dukunze kwita intellectual property. Icya kabiri kigomba kuba ari umwimerere w'u Rwanda atari nanone igicuruzwa cyangwa se igikoresho yavanye mu mahanga akakizana ahangaha kikitwa icy'u Rwanda. Ibyo nabyo tuzajya tubireba. Icya gatatu ni ukuba cyujuje amabwiriza y'ubuziranenge y'ibanze kugira ngo icyo gicuruzwa kidashobora kugira ingaruka mbi gitera abaguzi cyangwa se nk'uko tubizi ibi bicuruzwa bizajya binagurwa n'inzego za leta zitandukanye. Murabizi ko mu mabwiriza icyo ngicyo cyagiyemo. Ibyo rero biratuganisha kugira ngo bibe bifite ubwiza cyangwa se ireme ry'ibanze icyo gicuruzwa kigomba kujya ku isoko gifite. Aha rero ni ngombwa cyane ibyo bintu bitatu tuzabyibandaho mbere yo gutanga iki kirango cy'ubuziranenge. Icyo twavana muri iyi gahunda nabyita yuko ari ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni uguha amahirwe abanyeshuri bavuye muri za kaminuza kugira ngo bimenyereze umwuga. Bazana ubumenyi ariko ugasanga ntabwo bigeze bagira aho bimenyereza umwuga hakwiye, ni ukuvuga mu ruganda. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko inganda nazo zikeneye abo bantu ariko ntabwo zikeneye umuntu wese uko arangije kaminuza, ahubwo nanone n'andi mahirwe ahawe ari abo banyeshuri ndetse n'izo nganda kugira ngo inganda nazo zirebe abo zatoranya mu gutanga akazi. Aha rero twagiye tunabona aho akazi kagiye gatangwa. Inganda twahaye aba barangije za kaminuza zikabagira n'abakozi kuko babagejeje ku musaruro batiteguraga. Aragenda akamara ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri gahita bavuga bati ahubwo uyu muntu ni muturekere ntimuzongere no kumutekereza, agiye kuba umukozi wacu, bakamuha na kontra. Aha rero turatekereza yuko ibyo bintu bibiri ari ingenzi. Hari amahirwe yo kwimenyereza umwuga ariko hakabaho n'amahirwe yo kubona akazi ku banyeshuri barangije za kaminuza kandi bafite ubumenyi bashobora no kuzamura no kunoza imikorere y'uruganda runaka. Gahunda yo guteza imbere ibikorerwa iwacu irakomeje. Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo gufasha inganda na serivisi gutera imbere no kugera ku buziranenge bwifuzwa.
Industrial development is on track and our Kigali guteza imbere urwego rw'inganda birakataje ndetse icyanya zahariwe hano i Kigali kiri kwaguka vuba kubera inganda nyinshi ikaba inkuru nziza ku ishoramari mu Rwanda kandi tukizera ko zizakomeza kwiyongera muri iki cyanya bityo bikarushaho kureshya ishoramari mu gihugu cyacu. Mu izina rya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'Ikigo cy'Igihugu cy'Iterambere mu Rwanda ndongera kubashimira kubera inkunga yanyu mudahwema gutanga kugira ngo iyi gahunda ishyirwe mu bikorwa. Made in Rwanda ni gahunda igihugu gishyize imbere kandi uruhare rwa buri wese rurakenewe kugira ngo uyu mugambi ugerweho vuba. Made in Rwanda is a national priority and we'll need everyone's efforts and contributions, and I hope that we can make it happen rapidly. Ni mucyo twese duhagurukire guteza imbere ibikorerwa iwacu bibashe gupiganwa ku masoko bityo twubaka ubukungu butajegajega.